So uwo mukobwa aramamagara no abimbwira ati nabonye warakijijwe. Nabwo ni yego. Ati ngwino rero umbwire Yesu. Nzimbwire Yesu nabwo ni ngwino. Kugaraza rwose kare saa 9 barahageze. Nabwo nicara hari. Nanjye nicara. So ndamubwira nicara hari hirya. Nanjye nicara hano turarebana. Ajyamo distance nini rwose. Turaganira atangira kumbaza amakuru ya kera, ambwira amakuru ya kera. None ukuntu yaje yambaye nawe rwose yarashotoranaga. No turaganira isaha ya mbere isaha kabiri amagambo arashira. Shiramo televiziyo turareba. Numva ndamubwira ko ubwo reka ariko ubundi ubwo ko mbona uri kure cyane. Ubwo Yesu ndi kukubwira uri kumwumva neza cyangwa no? Turaganira rwose neza noneho ubwo Yesu aravaho tujya mu zindi nkuru. Ikiganiro kirahinduka twigira mu bindi turiganirira nuko abari wumbwira Yesu kuntu atandimo. Ndashakaga kumubwira Yesu kuntu agira neza, noneho abari wumbwira Yesu kuntu adakora muri ngewe. Dukora amahano. Yambwiye ijambo n'ubu ntazibagirwa. Ngirwa inama nabo bantu banderaga barambwira bati ibyiza hindura akanimero. Byibuze ushyiremo akandi gasimuka dugaha abantu bakeya bawe b'inshuti zawe bo mu muryango bashobora kukubona vuba, ariko uhindure nimero abantu be bakubuzeho gatoya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Haleluya. Nkuko bivuze amazina yanjye nitwa Niwe Paulin. Aba ndi umusore ushima Imana ko yamugiriye neza ikamuha agakiza. Ndabanza gushimira cyane itorero rya Zion Temple Kimironko kuba barangiriye icyizere. Pastor Didier ndabashimira cyane ko mwangiriye icyizere cyo kugira ngo dusangire ubuhamya gatoya bw'iminota mike. Ndabuhina cyane rwose. Kandi ndizera neza ko turi bukuremo ikintu gikomeye. Imana ibaho umugisha. Nezerewe kuba muri Nezeza ijuru. Nukuri turahabwa umugisha kandi uyu mwanya n'umwanya Imana yaduteguriye kugira ngo twakire. Amen. Ubuhamya ngiye gutanga ntabwo ndi bwibande cyane mbere ntarakizwa, kubera ko iyo umuntu akubwiye gutanga ubuhamya uburahuhera. Uravuga se ndavuga ibyo nagenzemo ntaramenya Imana. So nagerageje mu by'ukuri kubaza umutima nama wanjye mfashijwe n'Umwuka Wera, ariko mpamywa cyane nemezwa cyane ko ndi butinde nyuma yo gukizwa. Haleluya. Kuko mbere yo gukizwa tunyura muri byinshi twese tubihuriyeho cyane. Amafuti munanyuramo, kutamenya ibyo umuntu akora ni byinshi, ngiye kubivuga nafata amasaha menshi. Ariko Imana nishoboza, mfite uburyo nzabitambutsa mu bundi buryo, nakwandika igitabo nabigenza gute simbizi, ariko nzi neza ko hari ubundi buryo nzabikoramo. Ariko muri uyu mwanya munyemerere tuvuge gusa nyuma yo gukizwa. Now reka mvuge gatoya wenda ntarakizwa mbere uko byagendaga. Ndaza kubihinira hamwe mu kintu kimwe gusa cyitwa kwigenga, kuko iyo umuntu yigenga akora ibintu byose, nta kintu na kimwe kiba kimureba. Abajene dufite terime yitwa ngo ni ibyanjye, ndigenga nduwanjye. Actually ntugire icyo umbwira, wazumbwira iki. So kwigenga rero hakuyemo ibintu byinshi ndibuze kubihinira muri iryo jambo gusa kugira ngo twese tubyumve, hanyuma tuze kuza kwinjira mu cyiciro cya nyuma yuko maze gukizwa. So mvuka rero navutse nk'abandi bana bose, mvukira mu muryango w'abana 7 n'ababyeyi nyine batubyaye. So nyuma yo kuvuka igihe gito gishize jenoside iraza irabatwara bose, nsigara ngiye nyine na mushiki wanjye. So dukurira mu muryango watureze, ariko mbere yuko jenoside iba nabajije abantu, kuko ntabwo nabanye cyane n'ababyeyi, narababajije ndavuga se muri bo hari umuntu wari ukijijwe cyangwa se wakundaga Imana, wasengaga Imana? Barambwira ati mu by'ukuri tutakubeshye ntawe, sibye mama wawe wenyine wageragezaga kuvuga ngo mureke dushime Imana, ariko nabwo habaye ikintu cyiza. Ariko mu yandi magambo nta mutima wo gusenga Imana cyane wari uri mu rugo. Murumva rero ko ntawe ndazi Imana iwacu.
So mu gukura nkurira mu muryango ngira Imana, njya mu muryango wa Gikristo, urandera bandera neza rwose, ndetse nkura banyinkundisha ijambo ry'Imana no gukunda Imana. So igihe kiragera njya no mu bakatolike mba n'umuhereza, ariko nkura ntashobotse. Ibyo byose nkajya mbivanga ntashobotse pe. Primaire ndayiga ariko niga ndi umuntu udashobotse, nari mbara rifite ihungabana simbiza, ariko muri nge numvaga ntashobotse, ku buryo nize imyaka 7 muri primaire ariko nyiga ku bigo 4 byose bitandukanye. Murumva ko hafi buri mwaka baranyirukanaga. So ikigo rero nagiyeho bwa kane nagarutse kuri cya kindi nabanjeho, bari basanzwe banzi n'ubundi baravuga ati dore wa mwana araje. So ikintu twamukorera nta kindi nuko tuzajya tumusengera buri gitondo uko aje gusenga, aje kwiga. Umwarimu yarasohokaga rwose ibintu byose nkabiduruvanga, nkajya ku meza ngakandagira ku meza nkabwira abana mubyine, utabyinnye ngakubita. So nibyo nabaga. So baransengera, batangira kujya bansengera, bakansengera ndi muri ibyo, ndi nibereye n'umwana umwe ndi ku muvuru yanga. So bagira bama intebe yanjye ngenyine, nabyo biranga. So bituma binsengera, ariko umuntu basengeye burya hari ikintu Imana yumva. So uko bakurushaho kusengera uwo mwaka wose, igihe cyarageze ndangije amashuri, ndangije amashuri mu 2007 ninjira mu muziki, nangira gukora umuziki rwose, noneho biba ibindi. Ariko ikintu ngira ngo mbabwire, nta nzoga n'itabi nanywaga, nta rumogi nzi, nta tabi nzi, nta nubwo rwose nakundaga inzoga. Niyo nayisomaga numvaga isharira, nkumva nayicira. Ariko mu bundi buzima busanzwe nari umuntu w'umunyamafuti, ku buryo nashoboraga kugutekaho umutwe, nkakwiba, nkavuruyanga ibintu byose, ku buryo nshoboraga gusiga aho ngaho nafunzwe cyangwa se ngize ikindi kintu nkorerwa gikomeye cyane. So ubwo buzima mbubamo rero. Nangiye umuziki, igihe kiragera ndibana. Nyuma y'imyaka mikeya mbana na mushiki wanjye, turibana, noneho tuba tubonye rugari yo gukora ibyo ushaka byose. So muri kwa kwigenga kwanjye, icyo nabyukaga shaka gukora naragikoraga, icyo nabyukaga numva aho nshaka kujya narahanyaga. Iminsi ndi buhamare ibyo ntabwo ikintu bimbwiye, ndi bugende mare iyo minsi yose ndi bukora ibyo bintu byose. Urumva ndi kwanga kubijyamo en detail kugira ngo twihute tugere maze gukizwa. Imana icyo yashyize ku mutima kugira ngo tukiganire, niba hari n'umuntu nawe uri kunyura muri izo struggle, kuko iyo umuntu amaze gukizwa twinjira mu buzima bwa transformation, kandi butugora turi benshi, tukabura uburyo umuntu ashobora guhinduka mu by'ukuri. So icyo gihe rero cyararangiye, bigeze mu 2013 na 4 ya mafuti arandemerera. Buriya amafuti ntugire ngo ni ukuba ari menshi cyane, ahubwo nyine ni uburemere buri mu mutima wawe bw'ayo mafuti wakoze. So ubwo buremere butangira kundemerera umutima, ndavuga ariko noneho nangira kugira n'ubwoba bw'ejo hazaza. Ndavuga niba ndi umusore ushobora kuba ngeze muri iyi myaka nkiri muri ubu buzima bwisubiramo, bwo gukora ayo mafuti yose, bwo kwigenga, bwo kujya ushaka ukagaruka ukicyura ibyo uvuyemo byose, ni iki kintu ko numva mbirambiwe nshobora gukora nkava muri ubu buzima. Inshuti zanjye nyinshi twagiye dukinana, twagiye tubana, twagiye turirimbana, bamwe na bamwe bakagera aho bagakizwa, cyangwa se n'inshuti zanjye twiganye zimwe na zimwe zikagera zigakizwa, tugahura bakambwira bati muri Yesu ni sawa, ngwino ukizwe, ngwino wakire Yesu. Nkumva bariko barantera iseseme. Icyo gihe kigeze rero, nava muri ibyo nagiyemo, nagera mu rugo nkumva agahinda, nkumva umubabaro. Ibyo bintu nta muntu umuntu ubimenya. Iyo sohotse urakaraba ukitera make-up uri umukobwa, cyangwa ukambara neza uri umusore ugasohoka, ariko buryo uba waraye mu ntambara ikomeye. Aba bantu hanze tubona banywa inzoga, barara babyina, basambana mu bubari, mu biki byose, ko ibyo byose nabiciyemo, ni ukuri yageze mu gitanda wenyine, abura ukuntu abisohokamo kuko ningo yimufashe, ariko nanone ntashobora kubyereka abantu ko bimurambiye, ariko muri we abayumva biremereye. So nanjye numvaga icyo kintu kiremereye, nageraho ku buriri ngaturika nkabwira Imana, ma wankijije iyi ngoyi ko numva ndambiwe. Nta accident nigeze mura nayo, nta muntu numwe wigeze, nta kintu na kimwe gikomeye nahuye nacyo, usibye gusa umukobwa w'inshuti yanjye wahoraga ntumira, arambwira ati sinzahwema kugutumira mpaka uzaze. So nageze aho ndanamubloka. Igihe kimwe rero ndamubwira ni noneho ndumva nkeneye kuza ku Mana. Muri iryo joro mbere yuko muhamagara, nararyamye ndasinzira,
bigeze saa 8 n'igice mbura ibitotsi neza, kuryama biranga. Imana itangira kunyibutsa ubuzima bwose naciyemo, inyereka abakobwa bose twagendanye, amayira yose nagiye, ibihugu nagiye ngenda, kuko na za Uganda narambukaga nkagenda mfite ibyo nabaga ngiye gukora bitari byiza, sishaka kwita mbivugira hano none kuko byadutwara umwana. So ibyo byose Imana iranyibutsa, inyibutsa uburyo yandinze ndi umusore utarigeze urwara sida, yandinze nta kintu na kimwe nshobora kwiyumvamo, kuko burya nababwiye ngo iyo usohotse wambaye neza, iyo umuntu akurebye sometimes n'igihe wikomanga mu gatuza ukavuga ati nuko nkora siporo, nuko kuba ntarwara, nuko ndi umusportif, kuba ntarajya mu bitaro, nuko hari uburyo nirinda kurusha abandi. Ibyo byose muri wowe kubyibwira, Imana irabinyibutsa irambwira ngo nta ruhare rwawe na rumwe rurimo kuba ukiri muzima. Ayo nama itangiye kunyibutsa guhera mbere jenoside itaraba. Irambwira ngo kuba wararokotse ntabwo ari uko ari wowe wari mwiza mu bana bose wa papa we yarabyaye, ahubwo nuko nakurinze, kuko ndi Imana nziza itoranya abo nkwiye kurinda. Narakurinze, ndagukuza, ngukuriza mu muryango, ibintu byose wanyuzemo narinze imitego yose. Abaraperi benshi twagiye turirimbana, benshi hafi ya bose barafunzwe, nta gereza nimwe uzi. Byose ndabyibuka, bya bintu nibwiraga yuko ari abucakura bwanjye n'ubwenge bwanjye nabinyuranagamo. Imana itangira kunyibutsa ko nta ruhare rwanjye na rumwe mbifitemo, ari ineza yayo. Bibiliya ikatubwira ngo ineza y'Imana niyo ituherereza kwihana. So itangira kunyibutsa ubwiza bwayo mu buzima bwanjye bwose nanyuzemo, ndaturika ndarira. Nta numwe wari wambwiye ngo rira, ngo bigenze bite, nta nubwo ari n'ibyaha bari bambwiye, ni neza y'Imana nibutse yari baye ubuzima bwanjye, nta kintu na kimwe nabona. Birangije mu gitondo ndasenga, ndihana, mbwira Imana, ndabibwira Imana, mbabarira ibintu byose nakoze. Ya neza y'Imana ituma natura, ndihana, ndavuga ni Yesu ngwino mu buzima bwanjye unyobore. Mu gitondo saa 1 mpita mpamagara wa mukobwa, ndamubwira ni noneho ushobora kundangira hamwe hano musengera. Nabonye abantu bamwe barimo hano twagiye dusenga naho ha Kicukiro, ndamubwira ni unjyaneyo, ndumva ashaka kujya gusenga. Bagiraga icyumba kwa gatatu, tujyayo, ariko ndamubwira ngifite bwa bwibone bwo hanze, ndamubwira nibambwira ibintu byo kuza imyambarire yanjye nuko nteye nge ndasohoka nitahira, njyanayo, kandi ubwo ndabizi ko nshaka Imana, ariko cya kintu cyo kwifata nkomeza kukijyana. Ngezeyo baranyakira, barayicara, umukobwa arabibabwira, avuga ati sanga abana babo baranzi, bari basanzwe bamfana, bazi indirimbo zanjye. Babwira papa wabo, baramubwira tubabarire, ntukajye judging imyenda ye, turakwinginze. Babwira abakecuru babaga baraho, baravuga ati ndabinginze ntimuryane inzara. Naza yambaye ipantaro yashyizeho igichain, ntimuryane inzara. Naza yambaye ingofero, nukuri mu mwihorere, mu mubwire Yesu, mu muhugurishe ineza. Ndinjira, koko bigenda gutyo. Baranyakira, bamugurisha neza, barambwira ati nukuri nujya mu kabari ujye ugenda, ariko byibuze wibuke kuza na hano uzusogongera ubwiza bw'Imana, uduha umwanya. Ndabikora, bikora igihe kitoya cy'amezi agera muri 3. Muri 2016 nibwo natuye, ndakizwa ku itariki ya 3 mu kwezi kwa 12 ndabatizwa. Hari ibintu bitatu byamfashije mu rugendo rwanjye rwo gukizwa, ngira ngo mbasharinge mu minota igeze mu 10 cyangwa 9. Maze gukizwa, guhinduka byabaye nk'ibigorana gatoya, kubera ko uribaza nawe umuntu wavutse akaba agejeje iyo myaka yose, yarabayeho ubuzima bwe yigenga, afite inshuti zose bagendanaga bakoranaga ibyo byose, kuba gusa agiye guhinduka mu gihe runaka bisaba uruhare rw'imbaraga n'ubwenge bwo kumenya uko umuyobora. So ngeze muri uwo muryango, numva muri ngewe inshuti zose noneho nizitamamagaraga zose zitangira kumamagara, abatamvugishaga batangira kumvugisha, abakobwa bose nari naraterese baranze batangira kumamagara, byose noneho biragenda bihumira ku mirari. Buri kintu cyo gukora, Imana impereza ibintu bitatu. Icyambere, itanga kwitandukanya cyangwa se separation cyangwa se kwitandukanya. Ni igihe nyine uva mu gikundi wari urimo, kuko iyo dukijijwe tuba tumeze nk'abantu batoranijwe, tuba tuvuye ahantu dushyizwa ahandi mu buryo bw'umwuka, ariko no mu buryo bw'umubiri dukwiye kubikora.
bitagize separation itandukanye na division. Umuntu mugiye gutandukana ntago muwa mushwanye cyangwa se mugize muti. So Imana iranerura imvanaho, ariko noneho ngirwa inama nabo bantu banderaga barambwira bati ibyiza hindura akanimero. Byibuze ushyiremo akandi gasimuka duguha abantu bakeya bawe b'inshuti zawe bo mu muryango bashobora kukubona vuba, ariko uhindure nimero abantu babe bakubuzeho gatoya. Ndabikora. Ndahindura mva mu gikundi narindimo nkora icyo bita separation. Gutandukana n'inshuti ba data ni ikintu gisaba kwiyemeza. Kuko niba hari umuntu mwakuranye mwasangiye, abajene turi hano, niba hari ikintu kigora ni ukuvuga ngo reka inshuti yawe mwasangiye urwagwa, mwasangiye ku itabi, mwagendanye muri quartier muze n'imihanda, kuvuga ngo uramuvaho ugenda umucomokeho, uhindure nimero akubure nawo mubure, utangire uhure n'umuntu ukubwira ngo Yesu ashimwe aribwo bwa mbere ukibyumva, biragora. So ndabikora, ariko mbikora numva ari ijwi rindi rimbwira inyuma, ariko washatse nakandi ga telefone cyangwa se ukajya uyifunga nimugoroba ugafungura ukareba utumessage bakwandikiye aho mona. Ariko ndavuga ni hoya ndayifunga, ndagenda banjyana mu masengesho turasenga. So hazaho ikindi kintu cya kabiri cyitwa kwirinda, self control. Kwirinda nayo Imana iminwaro nayo yitwa kwirinda. Buriya kwirinda biri mu mbuto z'umwuka, yego. So kwirinda ni ikintu Imana ikoresha ku buryo ugikoresha nuhurwaho Satani. Kuko iyo utirinze ni nko guhurwaho Satani ukavuga ati ngwino duhangane sasa turebane. Ariko iyo wirinze Satani aburahammenera. So kwirinda barabimbwira, ariko ndavuga ariko ni gute umuntu ashobora kuba avuye mu masengesho y'iminsi 7 umukobwa akamushuka ko abonye gutya. Naho ngira ni ibintu ntago bibaho. Ubwo nari maze amezi agera muri 3-4 senga, mva mu minsi 21 shiraho ya nimero bari bambujije. Maze kuyishyiraho telefoni ya gatatu ngira ngo ni nk'iya kane ya gatatu, imukobwa arampamaga. Twabanye mu bihe byiza rwose muri icyo gihe. Ubundi nyamuvuga izina ariko yarambujije, arambwira ati mbabarira nanjye narakijwe ntukavuga iryo zina. Arangije arampamagara, maze kumpamagara ndamureba, ndeba ni telefone nawe atariko nguyu yantwara icyubundi. Ngewe imbaraga nuzuye z'umwuka wera ntago yashwe. Ndamwemerera. Araza ndamubwira ni ngwino rwose usureyo, ariko waburiye hehe ibintu byose warabuze. Gatoya ntarasubizaho iyo nimero yanjye yari imaze kumenywa n'abandi bantu bakiya. Sinzi ukuntu nimero zigenda, uyihereza umuntu umwe ugasanga yihaye n'abandi utabimubwiye. So nari naratangiye gupostinga ijambo ry'Imana, abantu batangiye kwimenya ko nyizwa, nkora interview imwe gusa ku rubuga rumwe rwa YouTube, abantu bamwe barabimenya ariko bampamagara bagasanga nimero yanjye ntiriwe. So shizeho ya yindi sanga abantu baranyandikiye warakijijwe, amahinga twabonye interview yawe. So uwo mukobwa arampamagara no abimbwira ati nabonye warakijijwe. Nabwo ni yego. Ati ngwino rero umbwire Yesu. Nzi mbwire Yesu, nabwo ni ngwino. Namena ngwino mukubwire kandi rwose mumva mu mutima wanjye ndi umubwira kahava kijijwe. Arasa. Nababwiye ngo ubwo ndibana, shiki wanjye we ntiyabaga hari rwose ntumugore, igihe yabaga yibere mu kazi, akaza nyuma y'imisi 2, ribundi akaza ninjoro, kugaraza rwose kare saa 9 barahageze. Nabwo nicara hari. Nanjye nicara. Turaganira. Mu mutima wanjye nta intention nimwe yari hari yo kugira ikintu na kimwe dukora. Ariko nge numvaga icyo nshaka gukora ari ukumubwira Yesu namenye, kandi akahava mwumvishije nawe atashye mwumvishije. Meze nka muntu uva mu masengesho akumva yahagurutse ikimuga, niko numvaga meze. So ndamubwira nicara hari yahirye. Nanjye nicara hano turarebana. Ajyamo distance nini rwose. Turaganira, atangira kumbaza amakuru ya kera, ambwira amakuru ya kera. None ukuntu yaje yambaye nawe rwose yarashotoranaga. None turaganira. Ariko nimubifate nk'ibintu byoroshye. Abajene duhura n'ibintu byinshi kubera kubura ubwenge. So turaganira rwose. Kuno yaje yambaye nabonaga bishotorana, ariko ndavuga ni mwizina rya Yesu. Turaganira isaha ya mbere, isaha 2 amagambo arashira. Shiramo televiziyo turareba.
numva ndamubwira ngo reka ariko ubundi ko mbona uri kure cyane ubwo Yesu ndi kukubwira uri kumwumva neza cyangwa ndimo ndavuga imirimo y'Imana ntago ndi kwisebya. Wabaye transformed umunsi umwe azamura ukuboko pe wayisaba intungane. Ndamubwira ni ushobora kuba utari kumva mu mutima nishaka ko atari kumva Yesu neza reka mwegere. Ndamwegera turaganira noneho ariko noneho hatarimo distance ku buryo nshobora kumukora. Turaganira rwose neza noneho ubwo Yesu aravaho tujya mu zindi nkuru ikiganiro kirahinduka twigira mu bindi turiganirira nuko abari umbwira Yesu kuntu atandimo. Ndashakaga kumubwira Yesu kuntu agira neza noneho abari umbwira Yesu kuntu adakora muri ngewe. Dukora amahano. Yambwiye ijambo n'ubu ntazibagirwa. Yarambwiye ati Paulin nubwo wakijijwe ariko no kureka nkubwiza ukuri nushaka wigarukire twitwikire. Nahise mubwira nurabizi sohoka icyo wumva ushobora kuba wibagiwe hano ugifate ugende ntuzongere kugaruka. Numvaga nkomerekeje numva nanjye shame. Wari wabona andi ugira ikimwaro uri wenyine ukajya ureba igikutu ukabona kiri kukumwaza wareba intebe ugiye kwicaramo ukabona iri kukumwaza numva ngize shame muri ngewe iteye ubwoba. Imana irambwira ngo nta yindi ntwaro uzigira ugendana kabone nubwo waba potre nka kuzamura nka kugera hano nutagira intwaro yo kwirinda mu mbuto naguhaye nta kintu na kimwe uzigera ugera. Kuva icyo gihe iyo umukobwa aje kunsurazana na korari yose najya kumusura nkatwara abavuga butumwa nk'abarindwi tukakora igiterane kandi nka making sure ko nta numwe ujya kuri toilette ngo asige. Kwirinda si ibyo ntago icyaha kiri mu busambanyi gusa. Niba banywa w'inzoga kwirinda no kwirinda aho ziri kugeza igihe Imana iguhindurika kwambika imbaraga ukumva ugeze ku kigero gishyitse. Si ibyo gusa kubabaswe n'ububata bwo kwikinisha kwirinda nta kundi binyura gusa mu nzira yo kwanga kureba ikintu cyose amaso yawe ashaka kureba akifuza akaba yakugusha mu cyane. Ibyo byose icyatuma buriya Satani azaha dukubitira twese ntabwo turi bamwe. Hari umwe muri bajene muri twe utarigeze umwitaba ariko yabaswe n'inzoga. Nkange rwose ushyize itabi icyo gihe yose yagiraga itabi nashoboraga kurireba umwaka ugashira nta kintu ndikoresheje. Ariko hari undi bashobora kurishyira imbere nawe akarireba akajya kuryama ariko ibitotsi bikanga akareba akongera agafata ukabona yarinyweye. Kubera iki? Kubera ko yirinze kuba ahantu ritari. Birangiye Imana imbwira ikindi kintu cya gatatu. Irambwira ngo shaka umurimo ukora mu nzu yanjye. Nubu mukristo wo ku cyumweru gusa. Ushaka umuhamagaro wawe uwugenderemo kuko umuhamagaro ujya udufasha. Buriya reka mbabwire umuntu uri buhagarare hano ku gatuti atandukanye n'umukristo uza ku cyumweru gusenga kuko umuntu usavinga abakeneye andi mavuta abakeneye kongera gucagingo. Ntahahuriye rero n'umuntu uza kwakira gusa uza gusa gufata kuko icyo gihe hari n'igihe batazwi aba yicarira ari inyuma. Ibyo yakora byose muri by'ukuri hari n'igihe tutamumenya cyangwa se akamenywa n'abantu babana gusa muri serire bari aho ngaho. Ariko umuntu uhagarara hano ku gatuti abavuga ati mwoka byaramwe ningira ikintu nkora kikamenyekana. Usibye nanjye gusa n'itorero nsengeramo rizaba ari n'ibyo nkora nabyo bizaba icyasha kizatukisha Imana kuko hari aho magarara abantu bose bandeba. Imana iramwanga ngo genda ufate intwaro kandi si ukuririmba kuko nari naratangiye gukora indirimbo z'agakiza. Imana iramwanga ati fata ijambo ryanjye urisome uzajya ubwiriza ubutumwa bwiza. Nitangira kwinjira mu muhamagaro numva none agakiza kararyoshye numva nangiye kunezerwa. Umuhamagaro wanjye ndawukunda. Cyagiye cyo gutumwanya nkaba ndi gusoma Bibiliya nkaba ndi kumwe n'abantu babwira ijambo ry'Imana nkaba ndi mu biterane nkaba ndi ahantu hose numva none umwanya wanjye aho gutangiye kuba muke kubera ko natangiye kwinjira mu muhamagaro. Haleluya.
So ikintu kijyanye no kwirinda, ikintu kijyanye no kwitandukanya, ikintu kijyanye n'umuhamagaro. Bene data, ntituba abakristo bo ku cyumweru gusa, dushaka umurimo. Niyo byaba gukoropa urusengero, niyo byaba guhagarara hari ukinjiza abantu, umurimo wose Imana yaduteguriye icyo gukora, kandi tukagikora duhimbaza Imana. Ntabwo ubutumwa bwiza buvugirwa ku gatuti gusa, ushobora no kubikoresha kuri WhatsApp yawe. Abo nari mfite bose kuri Instagram bose, natangiye kugenda mpindura amazina yanjye yose. Ibihumbi 100 birenga nafite kuri Instagram, mpindura izina ryanjye shyiraho gospel. Bamwe baranafollowinga bavaho, ariko ndavuga ni nzatambutsa w'ijambo ry'Imana. Ntabwo nzashyira amafoto yanjye, sinzashyiraho ibintu byo kwibonekeza byo kwifotoza, nzashyiraho ijambo ry'Imana, kuko aho nifotoje ni henshi. Mpindura Facebook, ndavuga ni ngomba gushyiraho ijambo ry'Imana. Umenya akavuga ko nimba mbonye avuga ati uriya nta kindi aringwa ni ijambo ry'Imana. Abantu bose twagendanaga batangira kunega iminsi, barambwira tuzagaruka turabizi, ariko kugeza na n'ubu Imana iracyandinze. Ariko suko ntabwo ari uko ndi umunyamavuta, oya, nta nubwo uko ndi mwiza, ndabizi isaha n'isaha Yesu andekuye nawe, ariko nawe ndabizi ko atazabikora. Kubera iki? Kuko nzahora nihishe mu mababa. Soreza ku kantu gatoya ngatanga mikro. Abajene dukunda kugira ikintu abantu batubwira, ngikizwa umuntu yarambazaga, ariko NPC uri he? Nkabwira nagiye mu rusengero. Akantu nkunda kukabwira abantu kuko ni keza rwose. Wagiye mu rusengero? Nkabwira ati waje se kudusura? Nta mwanya afite. Ahubwo wowe aje undi hari fete uzaze nawe. Ukumva we arashaka kujya mu bintu bye, ariko we wamutumira ukumva ntashaka kuza mu bintu byawe. So ugasanga rero kubwira ati ariko wohora mu rusengero nta handi. Igihe cyose nagiye gusenga okay. Niba ngewe mpora mu rusengero, niba mpora muri repetition, wowe kuhora kwa Jean Claude, ndaguhamagara nkumvuri kwa Thierry, ndaguhamagara nkumvuri kwa Claude, ndaguhamagara nkumvuri kwa Kazungu, ndaguhamagara nkumvuri mu kabari runaka, wese kuhoraho ngaho. Waretse nanjye nkaba mu rusengero imisi yose amasaha 24. Nta bundi bwisho dufite. Twahawe urusengero nk'itorero kugira ngo twese turizamukanemo, ducyazanye, ushatse kugira icyo agwa cyangwa se acika w'intege mwene se amukomeza imbaraga. Haleluya. So dukomezanye, dufatanye, mureke tureke gusebanya, ahubwo twambara imbaraga bene data. Twambara izo mbaraga nizo ntwaro 3 zihari. Bibiri twereka intwaro nyinshi, ariko niyo ntwaro yo kwirinda no kwitandukanya n'umurimo w'Imana, nawo tugira icyo dukora mu rusengero. Imana ibahe umugisha, ibagirire neza.